Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe. Tugeze ku gice cya nyuma cy'igitabo cy'Ibyahishuwe ndetse turangije isezerano rishya. Mwibuke ko atari ukurangiza nk'ababata rekoro runaka ngo tuvuye nasomye isezerano rishya. Wiya igifite umumaro no kwiri ijambo ryacengeye mu buzima bwanjye, kandi nkagira imbaraga zo gukora ibisa n'icyo iri jambo rivuga, ndetse nkagira ubwenge mpeshejwe n'Imana, nkamenya uwo ndiwe muri Kristo Yesu. Icyo nicyo gifite umumaro, kandi kuburangije kugisoma ntabwo bivuga ngo birarangiye. Niho ijambo ry'Imana ritangariza. Iyo umuntu arisubiyemo, iyo umuntu asubiye ku murongo yari yarigeze gusoma, yumva ubundi bwiru n'indi hishurirwa rishyashya. Iyo bitaba bimeze gutyo, twari kuba twararangije Bibiliya tutakirirwa no kwigisha, ariko usoma uyu murongo uyu munsi ukumva hishurirwa iri ngiri, bikakubwira iki ngiki, wawusubiramo bikakubwira ikindi. Rero Imana iguha umugisha ko wakoze urugendo, ariko nagira ngo ntabwo turangije. Dushobora kwihagahe gatoya ko kumara iminsi dusenga kugira ngo ricengere mu buzima bwacu tudasoma, ariko niturangiza burundu tuzongera dusubire tujye gusoma n'isezerano rya kera. Duhere mu itangiriro twongere dukomeze urugendo, ariko mbabwira ikigenderewe. So uvuga ngo nasomye Bibiliya ndayirangiza. Abantu bose bayisomye, abantu bayisoma amezi 3 bakayirangiza, ariko bigasiga ubuzima bwabo nta kintu buhindutse. Hari n'abantu bayifashe mu mutwe, bayize mu mutwe, ariko itari mu mutima, itari no mu buzima bwabo. Icyo ngicyo ntabwo ari cyo cyangombwa. Ariko ndabihamya, iyo usomye iri jambo urishyizeho umutima, hari ibintu bikomeye bizakoreka mu buzima bwawe. Ryahinduye byinshi mu buzima bwanjye, n'uyu munsi riracyabihindura, riracyanyubaka nkubakika. Ndahamya ko nawe ari uko nguko bizakugendekera. Reka dufatanye gusoma ku murongo wa mbere igice cya nyuma cy'Ibyahishuwe, igice cya 22. Haravuga ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi, ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama, rutembera mu nzira nyabagendwa. Hagati hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari byo gukiza amahanga. Iki gitabo kirimo kirarangiriza ku bintu bimeze nk'uko mu itangiriro cyangwa muri Edeni ubuzima bari babayeho, ubuzima bw'umunezero, ubuzima bwo gusabana n'Imana, ubuzima bwo kuba twegeranye n'Imana. Ni ukuvuga ngo ibintu bizongera bisubizwe mu buryo abantu b'Imana babane n'Imana nk'uko Imana yari yarabigennye. Ku murongo wa 3, nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Nta joro rizabaho ukundi, kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba, kuko umwami Imana izabavira, kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Tuzimana n'umwami w'abami, tuzimana n'Imana Data, ariko kandi twebwe imbata z'Imana tuzakorera Imana ubuzira herezo. Sinzi ngo tuzaba dukora iki, icyo nzi bizaba ari ibintu binejeje, birenze ibyo numvise, birenze ibyo nigeze kubona. Dore ko hano muri isi hari igihe duhura n'ibintu binejeje pe, ukagera ahantu ugatangara, ugasanga abantu batuye mu bintu byiza bihebuje ndetse byo kwifuzwa, ariko ndakubwira ko nta kintu cyagereranywa nabyo. Si ibyo wabonye hano ku isi, si ibyo wabonye mu mago y'ibitangaza, si ibyo wabonye mu bihugu biteye imbere. Ni umwihariko w'abazabana n'Imana. Twebwe intama z'Imana, twebwe imbata za Kristo, tuzakorera Data ahantu hataba amanywa nijoro. Ndakwifuriza kuba iki gitabo gisiga kigukumbuje kuzabana n'Imana mu ijuru, gisiga kiguhaye imbaraga zo gutsinda ibintu byose byagukerereza muri uru rugendo. Ku murongo wa 6 ngo arambwira ati, ayo magambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Kandi dore ndaza vuba, hahirwa witondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Iyi vuba nkunda ko ihora ari vuba. Twayivuga mu myaka 100, twayivuga mu myaka 1000. Igihe Yohana yabyerekewe n'iki gihe duhagazemo, ku Mana bihora ari vuba, kuko imibare yayo itandukanye n'iyacu. Kandi abahora biteguye mabwiza ukuri n'ubundi baba bumva ari vuba. Abarangaye nibo bumva ari ibya kera, bakumva byavuzwe n'abasekuruza ndetse birarambiranye, ariko abantu bahora biteguye, abantu basabanye n'Imana neza, bahora bumva ari vuba, ndetse bahora basiganwa kugira ngo bakore ibyo bahamagariwe gukora, iki Imana yabasigarije bagisohoze, maze nibajya imbere y'intebe y'Imana bazagereyo barakoze ibyo basabwaga gukora byose. Abari maso bahora bumva ari vuba. Abumva ari kera nababayeho mu buzima burangaye, badakoresha ubuzima bwabo icyo Imana yarabageneye gukora. Ku murongo wa 8 ngo njyewe Yohana numvise ibyo kandi ndabireba, maze kubyumva no kubireba nikubitira hasi imbere y'ibirenge bya marayika wabinyeretse kugira ngo muramye. Ariko arambwira ati, reka ndimbata mugenzi wawe, kandi ni mugenzi wa bene so b'abahanuzi, n'uwabitondera amagambo y'iki gitabo Imana bariyo uramya. Iyi message marayika yigeze kwimubwira kare ngo uramye Imana. Ndimbata mugenzi wawe, kandi ndimbata mugenzi w'abandi bantu bose babayeho bakiranuka. Dufite icyo duhuriyeho, abari muri ubu bwami, abana b'Imana bukuri, twese dufite ikintu duhuriyeho. Ku murongo wa 10 kugeza kuri 12
ngo kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo yagire ubwiru kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, wanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Uyu murongo wa 11 usa nkaho uteye ubwoba cyangwa se ukanganyeho gatoya, ariko niko kuri. Ukiranirwa agumye akiranirwe. Ukiranirwa ni umuntu wasuzuguye iby'Imana, ni umuntu wumva nta kintu bivuze. Biravuze ngo ukiranirwa nakomeze akiranirwe, ngo ariko ukiranuka nawe nagumye akiranuke, arinde umutima, uwanduye mu mutima agumye yandure, ariko umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Ndakwinginze, ubuntu bw'Imana bwageze mu buzima bwawe, Kristo watashye mu mutima wawe, wibipfusha ubusa. Reka biyanduza n'abasuzuguye iby'Imana babisuzugure, ariko biragatsindwa n'Uwiteka kuba wowe waratangira urugendo wagera hagati ukabirambika. Imana yacu itugire vuba. Kristo avuga ngo araza vuba kandi azanye ingororano, kugorora buri muntu wese ibigendanye n'ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiro n'iherezo. Hahirwa abamese bishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Kristo arongera kwivugaho atubwira ko ari we tangiriro n'iherezo, ariko akongera kutubwira aba bantu bahiriwe, abantu bazegera igiti cy'ubugingo n'abameseye ibishura byabo mu maraso ya ntama. Murabizi imyenda kugira ngo yezwe, muzi byari byo ni imirimo yo gukiranuka, ni imirimo yabera. Ndakwinginze shuti y'Imana, wirangara. Ibirangaza ni byinshi, ariko haranira guhora imyambaro yawe yejejwe. Mbibutse ko ibintu ntaho bihuriye n'ibigaragarira abantu, ni imirimo twebwe tuba tuyiziho mu mutima, ni ibikorwa bigaragara inyuma, ariko dutunze umutima ukiranuka, umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Ku murongo wa 15 ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Ngewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ninjye gisisi cya Dawidi n'umwuzukuru we, kandi ninjye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana nta kintu ritatubwiye. Iyo bavuze ngo hazaba imbwa n'abarozi, niba abandi bari ko wadeni bari bibigwari, ni ukuvuga ngo batinye kuba abizerwa kubw'inyungu runaka. Erega gukomeza ibyo gukiranuka muri iyi si imeze gutya birasaba ubutwari, birasaba kwikomeza mu mwami, ko hari igihe bigusaba bituma nako hari ibintu runaka utakaza. Niyo mpamvu bavuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Akantu ko kubeshya kagarukamo inshuro nyinshi, n'uburyo indimi z'abantu benshi zimenyereje icyo kintu. Nta cyaha gitoya, nta cyaha kinini mu maso y'Imana. Imenyereze gukora ibyo gukiranuka muri none, utavuze ngo abantu babibonye, utavuze ngo ni kanaka ari bumbone. Umutima wawe n'Imana byonyine birashoboka. Ku murongo wa 17 ngo umuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Nihagira uwongera kuri ubu buhanuzi, ndamuhamiriza ko Imana izamwongera ibyago byanditswe muri iki gitabo. Nshuti y'Imana, hari igihe umuntu akoresha ijambo ry'Imana kugira ngo rimurengere mu ntege nkeya. Umva kugira inama nk'iyo nakwigira nanjye nk'ishuti. Igihe wagize intege nkeya, wisaka ijambo ry'Imana rikurengera muri icyo kintu. Oya, vugana n'Imana nk'umwana, ubwira Imana ntabwo nabishoboye, ariko wishaka kurengera intege nkeya zawe ndetse ngo utoze abandi kubikora. Iki gitabo ni icyo kwizerwa, iri ni ijambo ry'Imana, reka turifate nk'uko riri. Umwuka w'Imana azagenda dusobanurira ibindi byinshi. Ku murongo wa 19 ngo kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Uhama ibyo aravuga ati ye ndaza vuba, amen. Ngwino umwami Yesu araza vuba. Nkuko nemaze kuvuga, abazi ko azaza vuba n'abantu batarangaye muri none, abumva bishyizwe kera n'abantu barangaye muri none. Kristo nuwo kwizerwa, ibyo avuga arabikora. Ibyanditse muri iki gitabo twarabisigiwe, ndetse Yohana yarabihishuriwe kugira ngo we nanjye tumenye uko dukwiriye kwitegura. Ikintu gikomeza umutima wanjye nuko hari abantu bameze nkatwe babishobora. Niba abantu bambaye umubiri babishobora, nawe wabibasha. Wirambara ngo uvuge ngo ngiye kira cyaha cyaranyinaniriye, Imana irabizi. Imana irabizi ko wabishobora, ahubwo itangazwa n'uburyo udahaguruka mu mbaraga zawe no mu mbaraga z'umwuka wera kugira ngo ubashe kugisezerera ku buzima bwe. Imibiri yacu twese imeze kimwe, yaryama ikiyorosa ikabyihorera, nkuko yabyuka igashyiramo imbaraga ifashijwe n'umwuka wera ikabibasha. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza, ijambo ry'Imana rigwirire mu mutima wawe, uhabwe imbaraga zo gukora icyo rivuga. Murakoze, tuzongera dutangira mu gitabo cy'itangiro ku itariki 13 z'uku kwezi, nibwo tuzakomeza. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Ntabwo nguhaye konje gusoma ijambo ry'Imana, komeza ugwize ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Murakoze.